mwaramutse neza mumeze mute nizere ko mutangiye icyumweru neza cyane. Karibu kuri channel ya Lucy France Lifestyle, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bihugu byose bitandukanye by'isi ariko nkurikirana bari mu Rwanda bari ahantu mu hanga hose. Karibu cyane ku channel nibwo mushyashya nawe ndakwakiriye, kandi nimba wibagiye gukora subscribe utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro ngiye kuzambagezaho bizajye bikugeraho mu ba mbere. Uyu munsi tugiye kuganira turebere hamwe ku isuku y'amenyo. Azi ko umuntu iyo dusanzwe twoza amenyo dukoresha uburoso. Kera abantu mbere abantu bakuriye mu cyaro ari gihe wabonaga nk'umukecuru abyutse banyogukuru ukabona atishemo nk'urutoki guca agashyira gucya ubundi agakira akabagisha amenyo, cyangwa se bagakoresha bya bindi by'ibiti bakora agati keza k'inturusu akabundi akoza amenyo bagakoresha gutya, cyangwa se tugakoresha uburoso bw'amenyo busanzwe busanzwe umuntu akoresha n'impuza. Ariko hari n'ubundi buroso bugezweho buroso bwa electric. Ubu no kuba bumeze hano nukuba bumeze uburoso bwa electric. Aka nako bawucagingaho shira kuri prise ukagacaginga uburoso bwa electric. Uyu munsi video ngiye gukora no kwereka no gukompara, mbese no comparate se ibintu dukoresha koza amenyo ni ikihe kintu kiri très efficace, ni ikihe kintu bavuga ati cyoza amenyo neza kuruta ibindi. Uburoso buno busanzwe nabwo umuntu arabukoresha se kwiki gibanza mu byaro abantu bamaze gusobanuka nkuko tubizi, ariko ahanini ubu abantu benshi bamaze kumenya gukoresha mwene uburoso busanzwe nabwo kubukoresha nta kibazo. Nanjye ngiye uburoso bwa electric ngiye ntuza ububiri. Ubu ngubu busanzwe nkunda kubukoresha iyo ndokoza amenyo n'intuza n'ikara, nuko nkunda kubukoresha cyane. Nzabakorera video mbereke uburyo ushobora koza amenyo agacya akaba umweru ukoresheje ikara. Ni ibintu umuntu akwiye gukora, nibyo na colgate zuza neza amenyo, ariko umuntu akoresheje ikara nabyo rimwe na rimwe bikomeza gutuma amenyo asa neza akagumana ubwera bwayo. Uyu munsi ngiye kwereka ati se uburoso bw'amenyo bukorute. Uburoso bw'amenyo buri electric bukorute ni uburoso bwiza pe, ngiye ikintu nabikundiye. Urabona ko iyo umuntu ari koza mwene n'umuhuza umuntu ashyiramo n'imbaraga nyinshi agakuba hose agakuba. Ariko uburoso bwa electric ubwo bukora muvoma ukwayo, nubwo bukora umuvoma ntuzi. Iyo umuntu ari koza amenyo iyo umuntu ari koza amenyo bugiramo umuvoma wo kugira ngo bwiseke mu buryo ubundi koza amenyo. Umuntu akwiye koza amenyo agira gutya hose agira gutya muvoma sikere apana ko gutya. Ikiza cyo cy'uburoso rero nuko kigenda bwoza amenyo muri muvoma sikere. Wowe urabuyobora gusa, nta mbaraga umuntu ashyiramo, umuntu arabuyobora gusa, ubundi uvuga ati burajya mu majigo hose ukagerayo udashyizemo imbaraga. Icyambere ikiza cyabwo nuko nta mbaraga ushyiramo ngo duvuga ngo ugiye kuba nuko gusa. Ikindi nuko bigenda gukora muvoma ziri sikere, muvoma nyigiye zinguka gutyo gusa bigatuma zigenda ho neza amenyo. Babwire buno buroso busanzwe pe, tuvuga niba ari nk'inyama gufashe mu ntuza mu ginyo cyangwa se nk'ibyo byasigayemo kugira ngo bisohokemo biragoranye. Ariko buno buroso ko bo bigenda gukora muvoma sikere hose nk'inyama yafashe mu ginyo gusohokamo n'ahantu hagati y'amenyo rwose. Hano hagiye ibihondi byo byagiye bifatamo imbere bugiramo neza ko bikora mu fashe mu menyo bikagenda bikuramo ibyo byafashe bifata mu menyo. Uburoso bwa electric ni uburoso bwiza cyane, yewe nabwira buri muntu wese ubashije kubugura wabugura, ariko n'ubu busanzwe nta n'ikibazo. Ariko uburoso bwa electric rwose umva kabisa ngiye ntacyo nabugereranyamo. Nakuziye ndi umuntu uva kure Nyakariro, ariko rwose nyine uko umuntu ari kugenda asobanuka wagenda ugendana n'iterambere. Uburoso bwa electric ko bufite ntuza level nyine ugenda wongera ntuza utangira ufite ushobora gutangira woza buke volume ntuza ni puissance nkeya, ukagesha kugenda wongera niba ushaka nyine amenyo yoza nyine ukagira no ugenda wongera ntuza ukongera kandi ukongera ugenda ufite ntuza puissance, naho ukagenda ugabanya volume cyangwa ukongera bitewe n'uko ubishaka. Uburoso bw'amenyo ni ikintu nakurangira ushaka ubw'amenyo buri electric, ni ikintu wagerageza nakurangira. Abamoko ni menshi, habaho ubwoko abantu n'uburoso bw'abana batoya, ariko nko guhera nge na ku myaka guhera nk'ine mu gihe umwana afite amenyo amaze kugira amenyo hafi ya yose cyangwa se nyuma y'imyaka 5 niho nakurangira n'uburoso bw'abana bubaho cyane. Uburoso bw'amenyo bwa electric bwoza neza cyane kuruta buno uburoso busanzwe. Abashije kububona nibwo nakurangira rwose ni nziza cyane. Brosse à dents
bose tugendane n'iterambere. Icyiza kandi tuvuge dutise urabona umuntu akoresha uburoso ugomba kubuhindura nyuma y'amezi 3 buri nyuma y'amezi 3 ugomba guhindura. Rero ubu ngubu nabwo bwa electric bugiye bufitemo ubutwe kandi agatwe kaba gafite ubundi nuko bumeze. Mushobora no kubukoresha muri babiri buri wese akagira agatwe kiwe, wenda tubone umugabo n'umugabo cyangwa se iki buri wese abafite agatwe kiwe, ugira gutya kubusharije ukagira ugashyiraho gutya gusa nuko. Ariko nanjye n'ubundi nicyo gihe ngiye guhindura intuza, ngiye guhindura kano gatwe nyuma y'amezi 3 ndahindura. Nyuma y'amezi 3 ndahindura ubupaki dore nuko nguko kuba bumeze nta ntuza nta gatwe kariho. Ubupaki bwo guhindura amenyo baba buhari, bwo guhindura nyine intuza hano hejuru baba buhari. Tuvuge ni urugero hano hari abapaki barimo tune, hano harimo udutwe tune, ahangaha harimo udutwe tubiri biterwa na forma bakoresheje. Kanze mbereke intuza kandi ikiza ngiye cy'imarike nuko basohora nyinshi ariko ubutwe buba buri compatible. Hari uburoso bwinshi bw'intuza, uburoso bwinshi bw'imarike, ariko ikiza cyane nuko ubutwe bwinshi buba buri compatible n'ubundi buroso basohora butandukanye. Reka nze mfungure mbereke agatwe kuntu kameze giye guhindura gutya, kuko hano harimo tubiri, harimo udutwe tubiri. Nta bintu birenze, ni ibintu biri hano harimo udutwe tubiri, harimo udutwe ngafungure n'ubuntu ni nk'akantuze, ni nk'akapu, ni nk'akantuze sinyereka gufata ubundi ugahita ubushiraho gutya bose. Dore uburoso burimo gukora neza. Ubu ngashizeho ndongera ngahindure nyuma y'amezi 3 nkuko bisanzwe akugahindura. Urumva ko n'uburoso busanzwe buragahindura, ariko tuvuge ka tuno tuntu umuntu ahinduza nyine tuno tw'umuntu agura ko gushyira ku ruhande ntago duhenze cyane, n'utuntu tuboneka ahantu hose. Marike nazo ni nyinshi, ariko wahitamo ubushaka ukareba ugatise ubu ngubu nabwo narwo bukora cyane. Iyi marike ni nziza cyane, iri marike international iboneka ahantu hose. Niyo uburoso bw'amenyo bwa electric burahenda, ariko ni ikintu uzakoresha igihe kinini. Tuvuge ngenda busharija ushobora nko kumara nk'ukwezi ntagize. Baguze uburoso bwiza bwa marike nziza ushobora no kumara ukwezi ntongiye kubusharija. Ndabusharija wenda tuvuge n'ijoro ryose, ubundi nkazongera nko kubusharija nka nyuma y'ukwezi, nta kindi magize ubundi nteka gutyo ku ruhande gusa. Kano kabusharija nabwo urumva ntabwo umusharije igihe kinini cyane. Urumva kuborosa umuntu amenyo ni umunota umwe cyangwa iminota 2 bikaba birarangiye. Ubundi ukiborosa inshuro 2 ku munsi cyangwa inshuro 3 bitewe n'umwanya amenyo neza. Nabona busanzwe bugoza amenyo neza ntabwo bivuze, ariko ubwo buroso bw'amenyo bwa electric bwoza amenyo neza kurushaho. Ikindi kandi nkuko tubizi koza amenyo ni gukora muvoma sirikire, ntago ari gukora gutya. No. Umuntu yoza amenyo gutya gukora misifu. Nicyo nkundira uburoso bwa electric, bituma ugize rwose handi haba hafashe n'imyanda yose igenda bivaho hasi hose, ukagira oze neza umva ura no kubiyobora gusa ubundi ugakora akazi. Urumva ni ibintu byoroheje cyane dusirimuke. Urumva nabona uburoso busanzwe rwose ndabukoresha, mukunda kubukoresha nkari mu kwezi. Nkunda gufata umwanya nkafata ikaramu. Nabizi ko ikaramu ryoza amenyo neza cyane, kugira ngo amenyo ngera garure umweru wayo. Njye mfate ntuzi ikara, nzabakora video mbere ku buryo mbigenza. Fata ikara nkakoresha buno buroso busanzwe. Nabona barakoresha ariko mprefera gukora ntuza kubumfasha kuba neza cyane. Mpamvu ngire buno busanzwe ndabugumana, ariko ubwo nkunda gukoresha cyane hanini ubu ngubu. Wabukoresha wumva ugize nta kindi, kandi nyine no gusirimuka. Tugomba kujyana n'ibigezweho, kurumva ni byiza cyane. Dusirimuke tugendane n'igihe. Ubishoboye cyangwa se ufite iki ushaka kugura nk'umuntu ukamuhamo kado, cyangwa se rwose igikarito kiva nuza bufitemo amamodeli menshi cyane nibwize, ariko nyine none ushobora kugura ukabuhamo umuntu kado, cyangwa se ugiye nk'umwanya ukareba iyi video. Nizere ko wajyaga wibaza ati se uburoso bw'amenyo ni bwiza cyane. Uburoso bw'amenyo bwa electric ni bwiza cyane, nabukorangira ubishoboye wabugura. So mwakoze kureba video yanjye, nizere ko hari icyo migiyemo kijamariye, cyangwa se hari icyo wungukiyemo. Abajyaga mbibaza ati se iki, cyangwa se ushobora no kohereza umuntu kado, nabyo ntacyo bitwaye. Ariko nizere ko video yanjye yagiriye akamaro. Wakora share cyangwa ukarayikinga cyangwa ugakomantinga. Uburoso bw'amenyo bwa electric ni ubunuza mu ma supermarket buraboneka, muri magazi nyine ibintu biri chic nyine wahakura. Ni model ni nyinshi, ntabwo ari ngombwa uvuge ngo uragura iyi market ni nyinshi utandukanye. So wagira ibintuza,
ariko ahanini umuntu aguze nge ikintu nshaka kugura nk'ikintu cy'electric kabisa buri kintu kiri marike kabisa nziza nzi ko kizamara igihe kinini cyane nakugura kano kantu kagashinwa ugasanga kamaze amezi 2 cyangwa 3 kakaba karapfuye buri kintu kiguhende umwe ati ikintu kiri karite kizakora igihe kinini cyane dore ni kangaka mushaka kubukoresha muri na babiri urese akagira agatwe kiyo ku ruhande wajya gukoresha gakuraho ndakuraho ariko urese agize ubwiyo nyine rumva ni by'abasaba cyane so mukomeze mugira amahoro Imana ikomeze barinde nizere ko dukomeze kubana nanjye nimagiye gukora subscribe kugira ngo mukomeze munkurikirane ibiganiro nzayambashyiraho mujye mubireba mu wa mbere murakoze cyane Imana ibarinde ciao